dore nyiri dorone ni njyewe umwe ku mubumbe. impano zo nge ndi igicumbi cy'Imana. Ubihakana ninde ubihakana ngo yandike muri comment 199. mu byumve turabashimiye tubikuye ku ndiba y'umutima, ntacyo twabona twabaha, ariko mu byumve turabashimiye. Welcome to Impano Zitandukanye. Impano Zitandukanye is a YouTube channel that shows different talents from Rwanda. We promote art, entertainment, and creativity to help share the beauty and potential of Rwandan talent. If you love Rwandan talent and want to support this project, please subscribe, like, comment, and share. Together we can promote our talent and turn them into great opportunities. Peace and love. Hero once again nge nditanga shaka umunyempano higa abandi. Je darababwiye ngo ngomba kuzajya mbayigira abanyempano, ariko rero ntabwo nongeye ngo nge kure. Uyu munsi nongeye nzana MT the Bullet Flying Machine. Okay, MT the Bullet, watangira wibwira abantu bakurikiye Rwanda Bullet Skaters Club, impano zitandukanye na MT the Bullet. Izo zose ni YouTube channel ushobora gusangaho video n'ibiganiro dukomeje kubereka z'abanyempano, cyane cyane dushingiye ku bintu bakora bidasanzwe biva muri Rwanda Bullet Skaters Club. Amazina ni Muhire Theogene nk'ibisanzwe, abanaramenyekanye ku mazina ya MT the Bullet. Uyu munsi rero azi coach, tukaba twashatse no kugira ikiganiro tugeza ku bafana bacu, ababyeyi n'abantu bakurikira imbuga zacu muri rusange. Uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umuntu bita Itanga Ishaka, ngo ufite impano ziruta ngo zihiga izindi. Vuga ngo niko biri man, niko biri. Aha ngaho rero yereka abandi utubwire izo mpano zihiga izindi. Ariko ubundi baba banabizi. Dore nyiri dorone ni njyewe umwe ku mubumbe. impano zo nge ndi igicumbi cy'Imana. Ubihakana ninde ubihakana ngo yandike muri comment. Oya, cyakoze nanjye impano nemeye n'iriya ya peyaje. Nta wundi muntu wafatira ya video. Ariko wa mugana ukoze yasunyibutse. Reka mfate uyu mwanya nshimira abantu bakomeje gukunda video zacu n'ibikorwa byacu muri rusange. Dushimira by'umwihariko abantu badusapotinze, barebye video zacu. Njyewe ni ikintu kidasanzwe kubona iriya video twakoze tumanuka peyaje. Ubu ngubu ngira ngo imaze kugera abasaga 198 bayirebye, kandi na like na comment 199. mu byumve turabashimiye tubikuye ku ndiba y'umutima, ntacyo twabona twabaha, ariko mu byumve turabashimiye, kandi mukomeje munasharinga video zacu, mukanda subscribe, mutubwira muri comment ko mukomeje kubona ibikorwa byacu. Erega izi channel ni izanyu ntabwo ari izacu. Niyo mpamvu twazisizeho kugira tujye tubashimisha. Mbese nimwe twazikore ntabwo twege twazikora. Nongera nibutsa ababyeyi bafite abana, muzana abana guhera ku myaka 3 bivumburemo impano, ubugeni batazagira, kandi ari cyo gishoro umuntu aba afite. Ushobora umubiri wawe kubyaza umusaruro wivumburamo impano, yaba ya skate, korobate n'ibindi. Twebwe rero iyo watugezeho ntago umwana wawe twamuburamo impano, tumuvumburamo. Yewe no kubyina bigezweho, dance moderne, bya dance bya kinyarwanda traditionnel, byose watugezeho umwana wawe tumuvumburamo impano. Atazarinda saza nta kintu azi ko azi gukora kuruta ibindi. Ako se niba babyumva, niba mbawundi umunyempano yiga abandi, bivuze ko umwana watugezeho abagiye kwibona mu impano zindi mutanakeka ko afite. Ikindi wenda nibutsa ababyeyi, tubahaye ikaze muri Rwanda Bullet Skaters Club. Niyo club yonyine, nimba ngo yonyine imwe rukumbi ifite abatoza babigize umwuga, bashobora gutoza umwana wawe akamenya skate kandi akayikora mu buryo bw'umwuga, apana bya bindi ujyana umwana ahantu akaza yarahigiye ibitutsi. Icyo twigisha abana ni skating, acrobacy, kubyina gakondo. Twibutsa ko ngo dufitanye n'imikoranire n'Indaro Center. None Indaro Center yo ni igicumbi cy'abanyempano, harimo karate, harimo acrobacy, harimo dance moderne, dance traditionnel, harimo abavuza ingoma, harimo abakina ku inkoni, bya bindi by'abatahira. Gusa mbashimiye abana baba mu ndaro, hari abana bavunika ukagira ngo nta magufa agira. None habonye abakobwa bro, abakobwa b'imyaka 3 kugera kuri 7, umwana arizinga nk'inzoka kugira ngo nta gufa agira, agateruka. Mbese ndakubwiye nutugeraho umwana wawe
uzaba umwubake ejo hazaza atazasaza yigunze. Murabona tutabatindiye kuko uyu munsi twaje kubera twafashe umwanya as coaches kugira ngo tujye dufata igihe tuze tuganire namwe mutubwire ibyo mwifuza, niba ari icyo mubona twahindura, niba ari ibyo mwatubaza. Umwanya ni uwanyu twabahariye, gusa tuzatuza dufate akaganiro gatoya ubundi tunabereke natwe bimwe na bimwe mu byo dushobora kwiga. Twafashe umwanya nk'abakoci, natwe ubu tugiye gusiga dufata igihe tugende tuvumbure, kuko iyo wigisha abantu ubona abana bacu ukuntu basigaye bameze mu kidebure. ibyo twabigishe bose barinda kubiturusha. Barenda ntitwihagarareho hano dufate inzobe bamaze kuturenga. Ubu rero natwe twahisemo igice cyacu cyo kuza tugenda tukavumbura ibindi bintu bishyashya kuko abana bateye ubwoba. Ubwo rero nuvuga ngo ukeneye kureba ibikorwa by'Indaro Center nayo wagenda ugasura Indaro Center, social media zabo zose ni Indaro Center, bafite na website aho ushobora kugenda niba kwandika muri Google Indaro Center tubona niza bwa mbere na website yabo ukabasura ukareba n'ibikorwa byabo. MTD Bullet uyu munsi noneho ni iki tugiye kwereka abantu? Uyu munsi tugiye kubereka ndumva ku ruhande rwanjye ndi bubereka Matrix ama freestyle arayo bamenyereye, n'andi mashyashya ndi kwiga nzaza kubereka mu minsi iri imbere nayamenye cyane. Okay, wikorera uvunika ubundi njyewe sinjyansa no ku ruhande sinabiyemeraho. Urabizi njyewe ubusanzwe nigisha ni speed skating. Iki ni igihe cyiza cyanjye nanjye cyo kuvumbura tricks zimwe na zimwe. Ntihagire uza kunseka, ubu tugiye gutangira kwigana noneho. Ubu nanjye nagiye muri tricks kuko ndambiye no kubona bari abana baryama nkabona yagaramye. Tigana nibaza rero nzabikora ntera, ariko noneho ni igihe cyanjye nanjye cyo kuza nk'abakoci. Ubu nta mwana uri bunseke. Nizera ko nibayibona hano ubwo bazaba bireba kuri YouTube cyangwa se kuri Instagram, ariko ubu ngubu nta mwana wanseka ngo amaye icyamenyo ngira isoni. Okay, MTD Bullet nubwo ndi hano urabizi ni njyewe nyiri drone, mba ndi nyumiriya mu gikari, mba ndi kubarizayo. Reka nsubire muri control room ubundi tugaruke twereka abakunzi bacu ibyo twabateganyirije uyu munsi. Ariko tubibutsa wowe utarakanda subscribe, wowe utaradufollowinga kuri social media zacu, sundo rwawe ureba izihe cyane bikore nonaha sigara baganiriza nigende. Icyo babwiye ko murebe kuri Rwanda Bullet Skaters Club, urebe impano zitandukanye. MTD Bullet izo ni channel zose ziri active zikora umunsi ku wundi. Rero abari inkunga yanyu ni inkunga ku banyarwanda muri rusange, umusharinze ibintu umenya ko hari n'ibintu mwabonaga kuri televiziyo bibera no mu gihugu cyacu. Uko Coach Itangishaka yaramaze kubabwira, iwacu ibikorwa biruta amagambo. Reka dutangire tubereke make make ukuntu tuba twikorera utuntu twacu nta mutima mubi. Ibitse abantu batadufollowinga koko biba bibasaba iki? Bagiye MTD Bullet waruvuze ngo twagiye, ariko ndagiye nkwibutsa ikintu kimwe. Ubundi nkwibutsa ko dufite down brand. Ubu nuvuga ngo iriya ni down ya Rwanda Bullet ya MTD Bullet flying machine. Ubu ikintu cyose tugiye kujya tubereka tuzaya tubatangiza kwa kaka down kuko nabonye abantu baragakunze cyane. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo twe twavuye ngo twagiye turabereka utuntu dukeya as a coach. Ubundi muri video iza gukurikira muzarebera hamwe nyine iby'imyitozo yanjye na trick nyine. we MTD Bullet agiye gutangira nyigisha amatrick amwe namwe yo nayo muzayabona mwe mujye mukurikira ibiganiro tubagezaho na munakurikira social media zacu, nta handi bizanyura naho ngaho tu. MTD Bullet brand ambassador down. Nubwo twagiye kuri down yacu MTD Bullet avuga down. We niwe mwami w'injyana bro. MTD Bullet agerageza one time ngira murabibona. umunyemano higa abandi ngo akabageze mu kibuga agiye kubereka. Ndewe ndacyashyiraho ngo ntabwo ndabyemera neza. Nyiri drone ngaho twereka bimwe by'utubwira. None aha ngaha naho dutangiriye. Iri ni itangiro ngaho mwibaza iherezo. Mwihangare ubu noneho tugiye gutangira mbereke nanjye noneho zimwe mu mpano nifitemo sha. Ubu ngubu ngiye kubereka iki rero? Ubu ngiye kubereka ikintu cyitwa kartoma. Ntumenyere se ya kartoma ya Vandame. Ubu ngiye noneho kuyibereka. Mu kaguru kari mu kirere. Ibikorwa biruta yambari. Se twabivuze.